Mbaha ikaze inshuti bakunzi ba Radio TV Umurage mwe mudukurikiye mu mwanya ushize twakiriye inkuru y'akababaro y'umunyamurenge utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Kentucky. Twakira amakuru y'uko yishwe arashwe ubwo yarari mu nzu n'abandi bantu. Twahamagaye umwe mu bayobozi ba Lexington akaba ari siri atuyemo kugira ngo abashe kutubwira neza icyo uyu muntu yazize cyangwa se iby'urupfu rwiwe. Tunaha Pole umuryango we ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Murakoze. Amazina yitwa Mutabazi Etienne, uko bivuze ntuye mu mujyi wa Lexington hano muri Kentucky. Nkaba ndi umwe mu bakora cyangwa se mu bagize komite y'umuhana wacu ku rwego rw'amahoro. Uyu muntu witabye Imana ninde? Byagenze gute? Nimba wabashije kubonana n'abo muri famiye cyangwa se inzego za polisi? Uyu mugabo witabye Imana yitwa Byishimo Kadag, ni umunyamurenge wo mu nzu y'Abasita. Yari amaze igihe kitari kinini yimukiye muri ino siri yacu. Musanzwe yari atuye muri state ya Michigan, nibwo yari akimukira na ataramara iminsi myinshi. Ni umupapa wari uzaye rimwe. Nkuko mwabyumvise mu by'ukuri ni ikintu cyakanze imitima yacu, kandi imitima yacu irababaye. Ni inkuba yakubise mu by'ukuri ku buryo twese ntacyo twabitekerezagaho. Ni ikintu cyatugwiririye ko mubyumva natwe niko twabyakiriye. Mboneraho n'umwanya wo nihanganisha abantu bose muri rusange, abafamiye yo bugufi n'abanyamurenge bose muri rusange. Uko twabyumvise twumvise yuko yarashwe ubwo yaragiye kuryamisha umwana mu gihumba. Abantu bakibaza iyo mbunda aho yaturutse, kandi bari bicaye muri salo. Bamwe bakavuga ati se byaturutse mu idirisha cyangwa se yari asanzwe atunze imbunda ubusanzwe? Mbere na mbere wenda mu by'ukuri koko iyo abantu kenshi batanga amakuru badafite source ya information, bavuga bitewe nuko babitekereza bakagerageza kubishira mu nabyita mu nyirabwenge zabo. Ariko nagira ngo wenda nkubwire kuko amakuru wenda ngiye kukubwira atari kuvuga ngo niko twumvise. Ndakubwira amakuru twahawe n'inzego zibishinzwe. Yego. Nkuko babibabwiye koko nibyo, yasiwe mu cyumba cyiwe, yari mu rugo rwiwe, iwe n'umugore wiwe n'umwana umwe wiwe na mama we w'umubyara. Umukecuru umaze igihe gitoya hano, yaraje kumusura avuye muri Afurika. Ntarashobora kuba wenda icyumweru cya kane atangiye hano muri Amerika. Mama we yaje kumusura. Hari harimo n'umwana w'umuturanyi wari uri aho ngaho mu rugo. Nyakwigendera rero ko yafashe umwana we bisanzwe ajya kumuryamisha mu cyumba, abandi basigara muri salo. Umugore wiwe hari utwaye arimo umuturimo mu gikoni, n'uwo mwana w'umuturanyi wari ubasuye. Bagiye kumva mu ikintu gituritse, babanza kwibwira wenda ko ishobora kuba wenda ari amashanyarazi yagize ikibazo, ariko babona atari amashanyarazi barebeye mu gikoni. Ubwo bagiye mu cyumba, bageze mu cyumba ubwo n'umugore wabanjemo ageze yakirwa n'umuvu w'amaraso mu cyumba. Amaraso yakwiriye ahantu hose. Nta kindi bakoze, bahamagaye inzego zibishinzwe polisi, baraza baramufata bamutwara mu bitaro bikuru bya Kentucky. Ubwo amahirwe make rero ntabwo twashoboye kugira amahirwe yo gukomeza kuba twabana nawe. Yahise arangiza kubera ko urusasu rwinjiye mu rubavu, ni ukuvuga bamurashe mu gituza. Uwo mwana yari afite we nta kibazo yagize? Umwana nta kibazo yigeze agira. Urareba yari aryamye, bari baryamye na papa we ku gitanda. Papa yari aryamye imbere, umwana we ari inyuma. Ubwo barashise nyine urusasu, urareba umuvuduko w'urusasu hari ukuntu uterura umuntu. Ubwo rwamuteruye rumutura hasi avuye ku gitanda hejuru. Ariko umwana ni muzima. Ntabwo nashoboye kwibonera umwana, ariko amakuru mfite nuko umwana nta kibazo afite, we nta nubwo ajyanwa mu bitaro. Uvuze ko wavuganye n'inzego z'ubutegetsi bw'aho ngaho, ibo bababwiye yuko iryo sasu ryaturutse hehe? Gusa wenda icyo nashobora kuvuga, ndavuga ibiri mu byo nemerewe, ariko byo ntemerewe ntacyo bikoraho ikiganiro. Wenda ngira ngo bari impungenge wenda kubatekereza wenda ku rupfu wenda ashobora kuba rwaturutse ahandi, bavuga ati wenda hari yirashe yagize gute nk'uko wari ubivuze. Ariko ukuri guhari nuko ntabwo yirashe, yewe nta n'intwaro yari atunze mu rugo rwiwe. Gusa yazize umugizi wa nabi. Ariko nk'uko wari ubajije ngo ese urusasu rwaturutse hehe, ayo makuru ntabwo nyafitiye uburenganzira bwo kugira icyo nabivugaho. Gusa icyo twagira ngo dutangarize abantu bagize umuryango wacu nuko azize abagizi ba nabi. Ayo ni amakuru nahawe n'inzego zibishinzwe. Yazize umugizi wa nabi, ariko uburyo byakozwemo nta burenganzira afite bwo kubikora cyangwa se kugira icyo nabivugaho.
bifite mu nshingano zabo bazabibwira umuryango. bikurikiranye n'amakuru wahawe, yaba se yaturutse mu idirisha wenda akaza kumurasa aryamye ku gitanda? Aya niyo makuru mvuze, kuko mu by'ukuri ndafite uburenganzira kugira icyo nabivugaho. Nsaba abantu kugira ngo babyihanganire, inzego zibishinzwe ziracyarimo zikora iperereza. Mu gihe kidatinze bazabibwira umuryango ku buryo burambuye. Turagushimiye cyane kandi tunabaha pole mwese n'umuryango w'Abanyamulenge muri rusange kuri iki kibazo muhuye naco, tubasaba kugira ngo mukomeze mwihangane kandi tuzasubira wenda tubabaze mubashe kutubwira gahunda zindi zigiye gukurikiraho nk'abayobozi bayoboye Abanyamulenge aho ngaho. Namwe murakoze cyane, reka natwe tubonereho umwanya kugira ngo dushobore kubihanganisha twebwe twese nk'uko biratureba nk'Abanyamulenge, nk'uko uyu n'umwe muri twe udukuwemo. Kuri ubwo rero twese turasabwa kwihangana. Sawa sawa, urakoze kandi ugira ijoro ryiza. Murakoze namwe, mugira ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde.